Mushaka Scovia ndamubonye. Umunani murabategereje? Ejo Odagatsinzigwa ko perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora ndetse n'ushinzwe amategeko nawe ni komiseri na Charles n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'iyi komisiyo ubimazeho imyaka ntacyo ariko abikora neza. Buriya ashobora kuba afite amapassword ari we mwizero ko anabikora neza ariko. Oya ikigaragara windura umutoza watsinze ibaramahana kuvata Arsene ukamuvana muri Arsenal uvanye ibitego muri Arsenal urumva yego abakandida ngo ni 8 kugeza ubu baje gusaba impapuro zibemerera baba bigenga baba abanyapolitiki kugira ngo buzuze mbese nabaje gufata fomu yego ariko ntabwo baratanga kandidatire zabo ngo tumenye ngo abakandida bazanye ibyangombwa ni bande ari nacyo cyatumye madamu Oda yanga kuvuga amazina yabo kubera ko yavugaga ati nimba avuga se baracyaza haraza abandi n'ejo haza abandi ntabwo napfa kumenya uko birangiye ubwo rero hanyuma Scovia Karame abakandida 8 utubwiye ngo nabigenga nabo mitwe ya politike cyane nabigenga gusa oya ni imvange abantu 8 none se uwo mu mutwe wa politike arajya gufata ntabwo afata impapuro zo gusinyisha ariko nawe afata fomu zuzuzaho ibyo asabwa umutwe wa politike ari fomu afata nawe akajya kuyuzuza ku mutwe wa politike baramutanze nk'uzabahagararira n'ababyanga bikunda hari ibyo ajya gufata okay ku isonga haraza Green Party perezida wayo Dr Frank Habineza ubu n'umudepite mu nteko nshingamategeko we bitangaje amaze igihe abitangaje ko aziyamamaza ndetse na kongere y'ishyaka rye yarabyemeje ko ariwe mukandida uzabahagararira mu matora ku mwanya wa perezida ubwo harimo nyine n'abadepite nabo bafite liste yabo yatanze nayo itari ngufiya 60 n'abandi muri Green Party se ubwo ndacyavuga ku mwanya wa perezida kandi undi mukandida utegerejwe ushobora kuzazana ibyangombwa harimo umukandida w'ishyaka RPF inkotanyi harya bayita umuryango ni umutwe wa politiki n'umuryango unanse muri komisiyo nabo babita umuryango cyangwa n'umutwe wa politiki ni umutwe wa politiki hari abakira imitwe ya politiki imiryango ubu tuyakirira mu rugo urumva akaba harimo nyine perezida Paul Kagame uyu munsi uyoboye ni uhagarariye umutwe wa politiki RPF inkotanyi nyine hakaza Mpayimana Philippe ubu ni umukozi wa minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'uburere mboneragihugu ubumwe ka kabazo nimumubona mukamubaza yabanje guta imirimo cyane ntibiteganyije ukabanza kwita uko n'utegeko ntekereza biteganya amakuru nabajije hanze ya rikodi avuga ko agomba kubanza agatakaza akazi ariko ngo ahagarika akazi by'agateganyo harimo urukingo we harimo urukingo rwa virusi yambara n'agapfukamunwa abavandimwe ukuntu yashakaga akazi ntago yakareka gutyo gusa azi ko nta kandi azabona itegeko rimwemerera guhagarika akazi by'agateganyo mu gihe kitazwi igihe ashatse yagishyiraho kuko igihe amatora azamara n'abatsinzwe azabimenya n'abatsinze ntawe uzamubaza ngo ko wataye akazi kandi ariwe mukoresha yego urumva ushobora kwahura na mwarimu nawe uri buze aramutse atsinze perezida ntawamubaza ngo ko wasize akazi ariwe mukoresha yaba bibazwa nande se ko bose azaba yabasheshe aramutse atsinzwe azasubira ababwira ati urabona hari ukuntu mu mibare bandika babitsa azavuga ati mu myaka 2 yanjye nari nabikije rimwe mbona yanze asubire mu kazi ke hanyuma hategerejwe mwarimu yitwa nde mufuti wa Saddam
ntawe mushuti wanjye ni uwa Samu muryamye ariko cyangwa niwe wamubwiye ngo amusinyire. oya ntabwo turavugana simfite na nimero ze. Akaba hategerejwe nyine mu bakandida bavuze ko mu bakandida bivugiye ko baziyamamaza harimo nyine uwo mwarimu Hakizimana Innocent. Ubwo turavuga babivuze mu itangazamakuru ko biteguye kuba abakandida ku mwanya wa perezida wa repubulika. Ntabwo tuvuga bo komisiyo yatubwiye kuko we ntiyavuze amazina ariko yatubwiye 8. Murimo murababara ariko reka dutangire. Wari umaze kuvuga usi wa kane wari ugeze. Wereka mubabare neza ni bangahe maze kuvuga? 4 Frank Kagame mwarimu na Mpayimana. 4. Kakaza rero na Feki Kubo Fred Barafinda umunyapolitiki. Ubukwere nanone ari seriye koko birahari. None sura mu mwaka uraka ko yabyivugiye akanagiye gufatangira ngo impapuro uramumwaka ubuseriyute. Impapuro yazifasha ari mu kazi. Hakuziko. Abo babaye 5. Yego. Hakaza madamu Shima Rwigara Diane. Ugarutse ku nshuro ya kabiri kugerageza amahirwe yuko yaba perezida wa repubulika. Kuri iyi nshuro noneho yaje afite n'imvugo itandukanye n'ubushize ngiye ubushe narakurikiye abonye abantu barafashe ikiganiro cyo twakoranye umwaka ushize bagishyira mu biganiro babeshya abantu ko ari icyo twagiranye none ariko ngo bari bamaje ikibazo cy'akasamutwe yatese ko ari uko yari umukandida rega ntabwo waba perezida utabasha kwakira utubazo twa feke twa basi covid. Ko kabazo karamuzamuriye isukari abantu urumva uravuze ngo nabaye kasamutwe kuva kera ni kuvuga sa oya nyakuba tariki yo gusinyira ha tariki yo gusinyira uretse sha ni ikibazo ntabwo ari wowe wakibaye gutya ngo ni ikibazo bavuze ngo cyari kimwashije umutwe. Ikibazo kimeze gityo ntabwo ari njye aho noneho ibintu bishyize ku murongo. Hanyuma hakaza nyine Diane Rwigara Shimwa utatinya kuvuga ko ari umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Amafaranga barabivuga. Nari ngiye kubwira ngo yumvikanye noneho avuga ko mu Rwanda ashima ko hari umutekano abantu batekanye ariko umutekano w'igifungo ari washaka kuza kwita uwagiye kuba Minister of Food. Ubwo arayobora Minikwi. Oya nakora President of Food. Aze mwereke ministre azahita mushinzwe Minikwi naramubonye. Hanyuma ubwo babaye 6. Hari abandi 2 narabasha kumenya amazina yabo. Nabadije abantu barambwira ngo hariho niba ngo yitwa Fideli niba yitwa nde ni Robert ngira ngo ujyanye n'ibiki azwi kubijyanye n'ibiki ntabwo azwi nta kintu na kimwe tumuziho mu mirimo isanzwe uwo witwa Robert niba atari Habati ni nkaho undi nananiwe kurimenya gusa muri iri tsinda ry'abiyamamaza basaba kwemererwa kuba abakandida kuri uyu mwanya wa perezida. Diane Shimwa Rwigara umukobwa ukiri muto niwe ugaragara mu ruhame nk'umugore abandi bose ni abagabo. Ese nta mukandida uzava muri diaspora cyangwa se mu banyarwanda batuye hanze? Arihegeze kubivuga yari najya numva hari umuntu bajyaga meze nk'ikarita bajyaga bavuga umugabo w'inzobe yitwaga Ndera. Izina ndarigiye bagiye ko yari umunyamakuru inaha yitwaga Habati cyangwa w'inzobe cyane. Ndamwibuka amanitse ibyapa byinshi mu mujyi yasegeje Kigali cyane kugeza naho yari yamanitse ibyapa akabimanika no ku nsengero akibagirwa ko hari inzu zitamamarizwaho. Numwibuka aho yari yamanitse ibyapa bimanika no ku turere. Kandi ubundi inzu za leta n'izihuriweho n'ibindi nk'amashyirahamwe ntabwo zamamarizwaho. Abo rero nibo bakandida guhera uyu munsi perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora madamu Oda Gasinzigwa yatubwiraga ko ni 8 nubwo atavuze amazina ariko twe nk'abanyamakuru niyo makuru twabonye ko abakandida bashobora kuba ari abo. Guhera uyu munsi rero barategerejwe ubwo abanyamakuru twese muri rusange n'abandi bantu bafite amatsiko yo kumenya umukandida aje ate ubundi ikipe gukina ni kimwe ariko uko yinjiye mu kibuga ni ikindi.
ubwo neke ntishobora kuba buri wese yamuhaye isaha ye akavuga ati iyi saha uzabe wahageze undi nawe iyi saha uzabe wahageze. urumva nyine kuko nari umufatanyabikorwa wa neke mbibe nanjye yampaye lisite n'isaha niyo mpamvu ngiye guparika munsi y'igiti hariya mbona kitarakura cyane ku buryo kitangwira. ushyiremo akantu k'agateganyagihe. noneho njye nicara urugi rukinguye ku buryo igiti gikaka niruka cyangwa numva bavuga bati umukandida araje nirohamo. kanze mpicishe niyambariye gisirimu ushaka ubundi murengo muranyiruka inyuma. ngiye kwisabira umunara muri zerura yarahimutse. ndaba ngiye kwibariza nese bakandida ni bangahe mugira ngo nje kwiyamamaza mfite ivarisi nawe tambakanga. ariko ushobora kureba icyaha cy'ubushukanyi. Bushukanyi zariho n'abashutse ntafite ivarisi yanjye kameze nk'agakomfure foro nkiyinjirira. icyo cyaha cy'ubushukanyi nicyo twasigara tureba wenda agasigara gusuzumwa niba hajemo n'ubwambuzi. yego. abo rero ngira ngo ni mu bakandida navuga ngo muri iki gihe hari byinshi byo kwibaza. ikindi kintu mu bintu ejo batubwiye komiseri ushinzwe amategeko Judith niba ntibeshye yavugaga ko ibyo bashingiraho ni ukuvuga ngo kuba waba umukandida perezida ugomba kuba nta bundi bwenegihugu ufite nubwo wari ufite warabutakaje. uranyumva? turakumva neza cyane. ugomba kuba nta bwenegihugu bundi ufite nubwo wari ufite warabutakaje. ikindi ugomba kuba ufite ubwenegihugu bunyarwanda bw'inkomoko nibura ku mubyeyi umwe wawe cyangwa wowe. ku mubyeyi umwe ni ukuvuga ngo papa wawe ari umunyarwanda ari mwene karisa ka nuza wa nuza gutyo noneho wenda yashaka yarashatse umugore wo muri Bangladesh. icyo gihe ufite ubunyarwanda bw'inkomoko cyangwa ubwenegihugu bw'inkomoko navuga ngo bw'inkomoko ariko Halo? Biracitse se? Halo, ntabwo turi gukumva? Ongera ukupe yongera agaruke. Ibyo byiza. Ndabona agiye kongera akagaruka. Njye abakandida bose. Oya, ariko jewe nguzemo abakandida babiri. Gatugeze kuri Segikubo. Ubwo ni wa gatanu se? Nyine dushidikanya no kuri uwo ngo niba ibere niba yego noneho ubu turakumva. nari maze kuvuga ko umwanya wa perezida wa repubulika umuntu agomba kuba nta bundi bwenegihugu afite kandi n'ubwo afite yarabutakaje kandi akaba afite inkomoko afite ubwenegihugu bw'inkomoko ubwo ni ukuvuga ngo afite umwe mu babyeyi be b'abanyarwanda bavukira batabuze ubwenegihugu cyangwa batabusabye ngira ngo barabusaba ntibabugura sorry ariko ku mwanya wa depite niyo waba turakumva neza. umwanya wa depite niyo waba uri umuhungu wa Trump kada ukikoza inyarugenge ukavuga uti ratengamaye utuye umujyi wa Samweli rero gemba numva nawukaraga bati gutese ati ndabona haryoshye pe bataha akikoza yirye agakurikiza iby'amategeko amusaba n'ibiki byose bakamuha ibyangombwa akaza katwereka uburyo gatsata yaturwa batiriwe bayisenga abatera ukuntu mugashyata amanegeka hejuru yaturwa yemerewe kuba umudepite kabone n'ubwo yadafite umubyeyi w'inkomoko mu Rwanda. Yego. ubwo rero abashaka gutegeka i Kigali nababwira iki uribuka rya tegeko rivuga ko abanyamahanga bagomba kuza mu kazi rya Odette wa Mariya iriya tegeko barimo bararuhira ubusa none se niba umudepite ashobora kuba afite ubwenegihugu butari inkomoko mu by'ukuri urabwira ngo umuntu wavukiye muri Amerika agasaba ubwenegihugu umunsi yabaye umudepite azumva ikibazo cyo kuvoma mu metero 9 yaravutse iwabo amazi ari mu nzu. Amahirwe nuko tutamutora wowe. Tutamutora? Ntabwo twamutora. Turabatora. Abadepite. Urabatora se ko azaba ari kuri liste y'ishyaka? Ashobora kuza yigenga. Uwigenga wenda mwamwanga cyangwa mukamutora hanyuma w'ishyaka se?
waba uri iryo shyaka waba ukundamo abarikoramo n'ibyo bakora ariko bagashyiramo ubutari bugire rega tugenda aho deregisi ijya ngewe mu by'ukuri itegeko nta kibazo ariko nibajije ngo niba uta umuntu ugiye guhagararira abanyarwanda agomba kuba adafite ubwenegihugu bw'inkomoko ariko bwo bashingira ko kuvuga ngo ni nanone ushyize muri logike umuntu niba yahisemo gusaba ko ari umunyarwanda akaba yaratakaje kandi mu badepite nyawe ntibisaba ko utakaza ubwenegihugu bundi kuko no mu Rwanda bemera ubwenegihugu burenze bumwe ariko nyine uba ugiye ku mwanya wa depite ntibigusaba kutakaza ubw'umunyamerika ngo ugume uri umunyarwanda gusa oya umunyamerika w'umunyarwanda none ubwo ndimo ikigaragara role y'inteko ishobora kuba idakomeye ntacyo yahindura kuri politiki y'igihugu kuko igihugu gishobora gukora kampeni cyangwa isi ku buryo hari inteko zishobora kwiganzamo abanyamahanga kugira ngo bajye bafata ibibazo mu buryo buboroheye iwabo ariko ukurikije uko ubibona bishobora kuba ubwo ababisuzumye iryo tegeko nzabaza abanyamategeko numva icyo bambwira twumva imbaraga bifite ariko ubundi ushyize muri logike ntabwo wambwira ukuntu umuntu adafite ubwenegihugu bw'inkomoko umugira umuvugizi w'abaturage cyangwa se nibura bakavuga bati afite ubwenegihugu utari inkomoko ariko nibura ubwo afite bumaranye imyaka 30 uwo muntu ni umunyarwanda azi imico yacu yarahabyariye yaraharereye ariko ko umuntu aramutse agize ko bitatwara umwaka ntaho barimita iminsi agomba kuba bumaranye niba umwana avuka tukamenya umunsi wo kumwita umwana no kumwita umuntu mukuru kuki umuntu aba umwenegihugu ntihabe iminsi yo kumenya igihugu hanyuma ndabona mu matora tuzaba turi mu byumba hari imibare yahinduwemo y'abazajya badufasha abaseseri impapuro z'itora uko zizaba zimeze zisa kugira ngo abaturage bazamenye ngo urwo ngezeho ruravuga ko ngomba gutora perezida urundi ruravuga ko ngomba gutora abadepite imibare y'abaseseri kwiyongera birumvikana ni perezida batora bagatora na depite ikindi imibare yariyongereye tugeze kuri 9,900,000 nibo bagaragara kuri liste niba hatazaba impinduka ngo bazamuke cyangwa bamanuke ikindi ni amabara y'imifuniko y'utusanduku ikindi cyabaye cyiza ni uko komisiyo ndetse n'itegeko ryarebye rigasanga n'abafite ubumuga bafite uburenganzira bwo kuyoborwa n'uwo batoye ngo abafite ubumuga kuri iyi nshuro bashyizeho uburyo ku buryo nabo bafite uburenganzira bwo kuyoborwa n'uwo batoye kubyumva ntabwo dusobanurire neza bashyizeho uburyo bwo kuyoborwa n'uwo batoye yego kuko ubusanzwe umuntu niba atabona yajyanaga umwana wo kumutorera none ubu rero bazanye inyandiko za burayi bose se bafite ubumuga bwo kutabona bayisoma n'uwatabasha kubisoma ntabwo ari impamvu ya leta ni impamvu ya leta kuko ntabwo ni icyiciro itigeze ishoramo ubumenyi itigeze itangira ubumenyi mu gihe cyashize ukuvuga ngo icyo leta yakoze leta ifite inshingano zo kujijura abaturage kubigisha yego ni ukujya mu mashuri nuko wavuga ngo abaturage bose bazi gusoma ku buryo bazasoma izina RPF cyangwa bazareba ifoto abenshi bareba ifoto y'umukandida icyo gihe rero ni nako kuri uyu utabona aba azakoresha ubundi buryo bwo kwiyaranja ariko ubwo amategeko amwemerera ku bwisanzure bwo guhitamo yiherereye wenyine bwabaye tuzakomeza kugenda tubisobanukirwa kuri iyo ngingo nshya yinjiyemo ubwo harimo inyandiko burayi nyine bazakoresha nk'uko twebwe ababona tuzaba dufite impapuro zisanzwe noneho ikindi ni nk'umuntu ufite ubumuga bw'ingingo amaboko wenda atabasha gukanda uko dukoresha ibikumwe n'ibindi wowe nta bundi buryo bafite usibye kumwemerera kwitwaza umwana utagejeje imyaka y'ubukure
akamusinyira utemerewe gutora nyine akamusinyira aho yakamubwira ati kuri iyi lisite urarebaho undi ati ntorera runaka ntorera uyu nguyu kuko adafite ibiganza kandi aribyo bitora birumvikana agomba gusaba uwo mwana ariko akamwereka ni uburyo rero ngewe kuri ngewe mvuga ngo uzindi nshuro nibura noneho bitandukanye n'ubushize ubwo bavugaga ko umuntu wese ufite ubumuga bwo kutabona bagomba no kumutorera nibura icyiciro cy'abatabona cyo cyabonye uburyo muri abo banyantege nke cyangwa bafite ubwo bumuga harimo ikindi cyiciro nabonye ejo bundi hari umunyamakuru wegereye umwe mu bakecuru avuga ati sinabasha kugera aho dusanzwe dutorera ndakuze ariko ijwi ryanjye ko nshaka kuriha umukandida runaka yamuvuze rizamugeraho gute icya mbere ni iki agomba kuba afite uburyo bwo kugera aho atorera bazamutwara abaye ageze ku rwego rwo kutabasha kuhagera yego nirwo agezemo ntabwo nakwemera ko amatora yabera mu rugo kuko hariya icyumba cy'itora gifite ukuntu gifata twashiduka byabaye nk'ayandi yo muri Kongo bajyanaga igisanduku bakajya kugitora muri karitsiye imashini bakayishyira mu cyumba cyawe ugatorera abantu ukayishyira na sadadi hepfo arimo atora n'undi noneho bakaza guhura nimugoroba ibyo rero urumva ko inzira ihari ni ukuhagera ni ukuvuga ngo niba ari umuntu ufite umuhate n'umwete wo gushaka gutora nk'uko bivuga akwiye gushakisha uburyo bwose bushoboka kuki se hatashyirwaho umuseseri wagenda agashyikira ahantu wenda niba ari nko mu kigo cy'intwaza akabajyana bati muze mutore wenda muhakanye ariko ibintu byose byatekerezwaho sigara ubitekereza urakoze cyane